torera atazarishobora mbivuze bitaraba nibiba muzamenye ko nabivuze niba uri umuhanuzi hagarara mu buhanuzi wiza kwivanga mu bigisha ntabwo uzi kwigisha kuko birambabaza kubona umuntu yicaye hariya cyangwa ahagaze ku gatuti akabeshya abantu ngo ndi umwigisha ariko wamutega amatwi ukumva ibyo avuga ukibaza nkatwe rero abigisha biratuvuna kuyo tumwumva kuko tuzi umwigisha tuzi uko umwigisha yigisha tuzi uko ategura tuzi uko aca umuvuno kubona rero umuntu abesha ngo ni umwigisha kandi atari we biratubabaza cyane inshuti zacu niba uri umuhanuzi hanura wifata akazi ko kwigisha ntabwo uzi kwigisha nibyo abigisha ntubizi niba warahawe impano yo gusengera abarwayi basengere nibyo byawe wikivanga mu kwigisha ibyo kwigisha ntabwo uba ubizi niba warahawe impano hari ibara ritabera imbwa hari ibara ritabera imbwa nabo barebye babona uwo mwambaro nambaye uwo munsi si umwambaro wanjye babona birahabanye babona biratandukanye inshuti zanjye nagira amabwira ngo mujye buri muntu wese ajya ahagarara mu muhamagaro we mbuka ndifora ndihaga ntari imyuka yo hasi niyo hejuru imihini micyara ritera amabavuga yasimbuka mvuga ndi irabikangaye Imana ikangaye amadene Imana ikangaye ubukene Imana ikangaye inzara Imana ikangaye kwambara nabi Imana ikangaye ubudane mbona bari gukoma mu bashyi bajya mu birara tamena Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare kunzi b'ijambo ry'Imana turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose abari mu gihugu cy'u Rwanda abari hanze yacyo mwese turabasuhuje tugira duti Uwiteka Imana abahereze umugisha hanyuma nkuko mubibona imbere zacu kuri kamera turi kumwe n'umugabo urimo neza turi kumwe n'umukozi w'Imana nkuko bisanzwe dutumira abakozi b'Imana ariko tukagerageza kubaza n'umwuka wera tugatumira umukozi ugihagaze neza reka musabe kugira ngo abasuhuze muraho neza turi amahoro Yesu nashimwe Yesu Kristo himbazwe cyane twari duherukanye kera muri yaravuze ngo twaherukana gake ariko none dusubiye kubona haleluya ngo tutishwe n'ibyaha Imana ko nongeye kukubona mwene data Imana ishimwe nuko Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro amen kandi nabona uraho urakomeye umeze neza turi muri Kristo Yesu tumeze neza kandi dufite amahoro yego ntacyo tumushinja umwami wacu yego twari tumaze iminsi twifuza kubana nawe ntibyadukundira kubera gahunda zigiye zitandukanye z'umurimo w'Imana ariko dushimye Imana ko uyu munsi twashoboye kukubona reka ngusabe mukozi w'Imana kugira ngo ubanze udushyire imbere y'Imana Mana y'amahoro Imana data twese mu ijuru so umwami wacu Yesu Kristo waducunguye ku musaraba Golgotha turagushimiye kugushimira dufite impamvu idutera kugushimira nuko turiho kandi tukaba turiho tunakwemera kuko kutakwemera n'umwaku kutakwemera n'ubuyobe kutakwemera n'ugupfa kabiri ariko kuba waradushoboje tukakwemera kandi tumaze kukwemera tugahinduka abana bawe ibyo turabigushimiye uduhaye n'umwanya ngo tube kuri izi kamera tuganire ijambo ryawe tuganire na benshi badukurikiye mu mpande enye z'isi reka rero tugire ibihe byiza kandi twunguke twebwe ubwacu ndetse n'abatwumva twese dusangire kunguka guturuka kuri wowe mu izina rya Kristo Yesu amen urakoze cyane abantu bakwibaza ngo ninde duteranye ninde turi kumwe kuko tugenda twunguka abantu umunsi ku munsi nitwa Misago Alfred yego nk'abantu umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo abantu banzi cyane nk'umwigisha wigisha inyigisho zitandukanye cyangwa ziremereye kenshi iyo abantu bumva inyigisho nigisha hari n'abakunda kuvuga ijambo ntajya nanakunda cyane rimwe na rimwe rikanavugwa n'abantu ubona bakuru bazi ubwenge bikambabaza
ngo izo nyigisho ngo uri kwigisha ngo ni iz'abakuze, ngo ntabwo ari ukwiye kuzigisha. kandi ubwo umuntu ubivuze nigishije mu rusengero rurimo abakirisito ayoboye kandi azi ko atari abana yanabatije, anemera, rurimo abadiyakoni, rurimo abaririmbyi, ariko ngo izo nyigisho ngo ni iz'abakuze, ngo ntabwo ari iz'abana. nkibaza nti uwo muntu uyoboye abana imyaka 10 bitwa abana, 20 bitwa abana, wamaze iki? niba umuntu ashobora kurera abadakura, hamaze iki? kuko niba ambwiye ngo izo nyigisho nigishije zari zikwiye abantu bakuru, byumvikane ko afasha abayoboye, abahinduye abana. niba ari abana, babaye abana kubera we, kuko umwana akura kubera umubyeyi umurera, kubera aho ari kurererwa. niba ntakuze cyangwa narakuze nabi, bifitanye isano naho narerewe, bifitanye isano n'abandeze. ndagira ngo iyi mvugo bashumba, bayobozi, bantu mushumbye amatorero, bayoboye amagurupe, iyi mvugo ntabwo ari nzima. mu yandi magambo nanavuga ko ituruka ku mubi. niba uzi neza ko uyoboye abantu, menya ko abo bantu bakwiriye kwiga ijambo ry'Imana. nta jambo ry'abakuru umuntu aramutse anaryumvise ari muto ryamukuza, kuko ijambo ry'Imana rirarera. ni amata y'umwuka adafunguye niyo akuza umuntu ngo amugeze ku gakiza. none niba wanga ko abantu bakira ibibakuza, uragira ngo bazakira ibimeze bite? ako kari gaciyemo bakunze kuvuga ngo ngira inyigisho zikomeye. ntabwo ari iyo mpamvu, ahubwo impamvu ni ababyumva n'ubushobozi bwo kubyumva. nicyo nendaga kukubaza umukozi w'Imana. uyu munsi abantu benshi basigaye bigisha inyigisho zimeze nko koroshya gusa. noneho ugasanga basa naho bari kwigisha inyigisho zoroheje kugira ngo base naho bikururira abantu. ariko wowe uko nakubonye umwaka washize, inyigisho wigishaga mu by'ukuri bigaragara ko ari inyigisho zidapfa guhinduka. none mukozi w'Imana, ibanga ni irihe rituma uguma ku muhamagaro wawe? nkaba navuga ngo ntabwo wigisha ukeneye indamu, reka bari ko mbivuga. ubundi wowe ibanga ukoresha ni irihe rituma uguma mu muhamagaro wawe neza, kandi mu by'ukuri ku buryo wanagira n'abandi inama yenda bari barayobye bakaba babasha guhindukira? kuko usanga bavuga ngo hari zo wakwigisha ngo ntiwongere kurya cyangwa ngo ntubeho. umwana apfira mu iterura. buriya umuntu wese mu bintu bigize umuntu, mu bigize umuntu harimo igice kinini cy'uko yabyirutse, cy'uko yahagurutse. ngewe kuva Imana yampamagara ninjira muri uyu muhamagaro wivuga butumwa, yampamagaye nigisha. ndi umwigisha kandi mbikunze, nsoma, nkunda gusoma ijambo ry'Imana, numva mfite ishyaka, ngasoma, nkategura, nkigisha, mbikuriramo. Umwayimana agenda anyongerera ishurirwa uko bukeye n'uko bwije. noneho biragenda bihinduka ubuzima, byinjira mu maraso, bihinduka ubuzima. hari umwaka umwe wigeze ugera, ndumva ari muri za 2018, nshaka guhindura umuhamagaro. icyo gihe hariho umwuka wo gusatura cyane, aba bitwa ngo ni abasatuzi. buriya abasatuzi nubwo mu ruhande rumwe babita ngo ni abasatura amafaranga, ariko ntabwo ari cyo bisobanura. ntabwo ari cyo bisobanura. nuko nyine ako kantu bakavuze mu buryo bwo kugira ngo base naho babashyirishamo abantu bajye babumva nabi. ariko iri jambo ryitwa gusatura rituruka ku mwuka munini umuntu ashobora gukoresha yakataje cyane, noneho akaba yavuga nk'ijambo rimwe akarigarukaho nk'inshuro igihumbi, akavuga. niba urugero, reka mbaye nk'urugero, muri 2018 niho nashatse kumera nk'abandi mu buryo bwo gusatura. icyo gihe nsoma ijambo riri mu Itangiriro, ni ijambo Yakobo yabwiye nyirarume Labani ubwo yari amukurikiye ngo amujyanire ibigirwamana. Rasheli akaza kubyicarira akabibura Labani. Yakobo yarababaye cyane, amaze kubabara abwira
nyirarume aramubwira ngo imana ya data, imana ya Aburahamu, iyo data yubahaga, iyo itaza kukugenderera iri joro ngo igukangare ngo ntubabuze kunsezerera amaramaza. Arangije aravuga ngo Uwiteka yakugendere aragukangara. Icyo gihe maze kurisoma ndabyibuka, nari mu itorero rimwe hano mu Kiyovu, rikorera hano mu Kiyovu cya Kagugu, ntabwo ndivuze izina ariko niho nari ndi kwigisha. Ndangije ndababwira ngo mbazaniye ijambo rivuga ngo Imana irabikangaye. Icyo gihe rero nari ngiye kurepeta, nshaka kurepeta ngo ndebe ko umuti ngiye gukoresha muri iyo minsi uzambeshaho. Ndavuga ndi reka noneho ndepete ndebe niba ubuzima umwuka ngiye gukoreramo bizahura. Ndababwira nti mbazaniye ijambo rivuga ngo Imana irabikangaye. Mbita nigana uko abasatuzi bakora, ndasimbuka ndifora ndihaga, ntari imyuka yo hasi niyo hejuru, imihini micyara ritera amabavuga yasimbuka, mvuga ndi irabikangaye, irabikangaye, Imana ikangaye amadene, Imana ikangaye ubukene, Imana ikangaye inzara, Imana ikangaye kwambara nabi, Imana ikangaye ubudane. Mbona bari gukoma mu mashyi bajya mu birara, mena irabikangaye, irabikangaye. Nanjye mu mutima nkavuga nti burya umuti uzagira gute, uzakora. Icyo nicyo bita gusatura. Noneho aho hari umupasitoro wari wantumiye n'umuvugabutumwa w'inshuti yanjye, twari twajyanye, bakajya baseka, nkaberwa icyo bari guseka. Naho uko basekaga ari nako abantu kabavuga ngo nta bara ribe, hari ibara ritabera imbwa, hari ibara ritabera imbwa. Naho barebye babona uwo mwambaro nambaye uwo munsi si umwambaro wanjye, babona birahabanye, babona biratandukanye. Inshuti zanjye nagira amabwira ngo mujye buri muntu wese ajya ahagarara mu muhamagaro we. Niba uri umuhanuzi hagarara mu buhanuzi, wiza kwivanga mu bigisha ntabwo uzi kwigisha. Kuko birambabaza kubona umuntu yicaye hariya cyangwa ahagaze ku gatuti akabeshya abantu ngo ndi umwigisha, ariko wamutega amatwi ukumva ibyo avuga ukibaza. Nkatwe rero abigisha biratuvuna kuyo tumwumva, kuko tuzi umwigisha, tuzi uko umwigisha yigisha, tuzi uko ategura, tuzi uko aca umuvuno. Kubona rero umuntu abesha ngo ni umwigisha kandi atari we biratubabaza cyane. Inshuti zacu, niba uri umuhanuzi hanura, wifata akazi ko kwigisha ntabwo uzi kwigisha, n'ibyo abigisha ntubizi. Niba warahawe impano yo gusengera abarwayi, basengere n'ibyo byawe, wikivanga mu kwigisha ibyo kwigisha ntabwo uba ubizi. Niba warahawe impano yo ntumwigisha, umubwiriza butumwa n'umwigisha baratandukanye, bwiriza ubutumwa. Hanyuma rero bakunzi bacu, nk'uko mubibona bibaye ngombwa ko duhindura location, biragaragara burisha, ariko n'imvura iri kugwa, ntabwo twari kubona uyu mukozi w'Imana ngo tumureke agende tutavuganye. Niyo mpamvu rero duhinduye location, ntacyo bitwaye. Mukozi w'Imana uti ikigaragara no kugira ngo amenyekane kuko ubuzima tubamo buriya abantu bafite ubwenge bwinshi, ariko hakabaho n'ubwenge bw'ubucakura. Ibyo abantu bajye babimenya. Hari abantu bagira ubwenge bw'ubucakura baba cyane muri ubu buzima, aho umuntu ashobora kureba akicara akavuga ute se ko nta bantu banzi, bamenya gute? Tireka ntuke nka Misago. Nintuka Misago akajya hariya akavuga ngo runaka yantutse, abantu benshi barihutira kuza kumenya ngo uwo muntu watutse Misago ninde. Nubwo azi neza ko azahindukira akansaba imbabazi, ariko azajya kunsaba imbabazi hari ibihumbi by'abantu bamaze kumenya ngo uwo muntu wari watutse Misago ninde. Ibi abantu babifate muri iyo sansi. Icyambere nababwiye ngo ashobora kuba ari inzozi ya rose, sigendanye wenda n'irari yari afite ryuko ashaka kuba nk'umushumba runaka mu itorero runaka. Icya kabiri babifate nko kuba yaba ari izina, ashaka izina rye ashaka ko rimenyekana. Kandi biranashoboka, ntabwo mpanuye, ariko mu gihe gito birashoboka ko uriya mugabo muzamubona kuri kamera arimo avuga ko avuguruza ibyo yavuze, avuga ko rwose yisubiyeho, abonye itorero atazarishobora. Mbivuze bitaraba,
nibiba muzamenye ko nabivuze, nibitanaba ntimuzantera amabuye, ariko birashoboka ko uriya mugabo mushobora kuzamubona ari kuri kamera mu minsi mikeya ari kuvuga ngo itorero mbonye ntarishobora. Icya gatatu rero, bibaye ari byo byazemerwa byabaye, twazabyemera byasohoye, ariko njye nk'umusesenguzi nk'umwigisha mbibona cyane muri iyo sanse yo kuvuga ngo arashaka ko izina rye rimenyekana, kandi ryamenyekanye nkurikije uburyo kuri social media ibintu birakomeye, bati umuvugizi wa ADEPR mushyashya yabonetse, biri gucaracara hirya no hino, none sugira ngo ntiryamenyekanye, izina ryamenyekanye da. Ngaya nuko rero urakoze cyane umukozi w'Imana. Hari ikintu kimaze iminsi kintera amatsiko, umuntu akamara igihe kinini asengera ikintu, umuntu akamara igihe kirekire yinginga Imana, bwacya Imana igakora ku buzima bwe ikamutabara, wa wundi bikarangira yirukangiye kuri kamera kuvuga iby'Imana yakoze. Nta nzu nari mfite nayibonye, nta modoka nari mfite nayibonye, no kujya no mu rusengero ugaragara ku gatuti ukavuga ati rwose ibi bintu nari maze igihe kinini, ariko uyu munsi w'iteka yabikoze. Misago, birakwiye ko Imana isohoza isezerano mwasezeranye mwibanga muri babiri, ku musozi se, mu masengesho se. Birakwiye ko umuntu iyo risohoye aza kurivuga, cyangwa se akanarivuga ritaranasohora akavuga ngo Imana yambwiye ibi n'ibi. Ese koko ibyo bintu birakwiye? Ndabisubiza iki kibazo, ndagisubiza muri ubu buryo. Ubundi iyo turi muri Kristo Yesu twese twitwa abana b'Imana. Yego, twitwa abana. Mvuze gutya kugira ngo urugero ngiye gutanga abantu bataza kunyumva nabi. Iyo abana y'umuntu yabyaye abana barenze umwe mu rugo bagira karagiteri zitandukanye. Hari umwana, hari igihe umubyeyi agurira abana amandazi mu rugo, noneho wataha hakabonekamo umwana uza yirukanka akakubwira ngo mama yanguriye irindazi, kandi abandi bukabona ntacyo bitayeho, ukabona washishikajwe no kuvuga ko nyina yamuguriye irindazi. No ku Mana, no mu muhamagaro, no muri Kristo Yesu, no muri ubu buzima tubamo bw'amasezerano y'Imana, abantu baratandukanye. Hari abantu bagira ishyushyu ryo kuvuga ikintu babonye bakumva kiri nko kubatwika ntibabyihanganira. Noneho mu ruhande rumwe abantu bakabona bitari bikwiriye, bakavuga bati ariko ntibyari ngombwa, ntibyari bikwiriye. Abandi bakavuga bati nta kibazo, ariko aramutse avuze ibintu biturutse mu byishimo bye, ko abantu ntabwo bagira ibyishimo bingana. Ntabwo wenda naveba cyane umuntu wagaragaje ko hari ibyo Imana yamukoreye kandi akabigaragaza vuba, ntabwo namuveba. Kandi n'ubigumisha muri wagatuza akabitwara gakeya, nawe ntabwo namuveba. Nta numwe naveba ngo mbe namutera ibuye. Bifitanye isano nuko buri muntu wese aremye mu gutwara inkuru, mu kugaragaza amarangamutima ye no mu kugaragaza ibyishimo bye. Urakoze cyane, reka tubifate gutyo, ndetse tunatekereze ko bishobora gufasha abandi gukomeza urugendo. Harimo inyungu, ariko hashobora kubamo n'intambara, nabyo birashoboka. Mu ruhande rumwe birakomeza kuko ibi tubifata nk'ubuhamya, kuko ubuhamya bukomeza abandi bameze nkawe. Ubwo mvuze ko nakize, uri inyuma yanjye utarakira nawe arizera ko azakira. Mu rundi ruhande bishobora kukubyarira intambara z'abatishimiye icyo uvuze n'icyo ngicyo wagezeho. Abatishimiye icyo uvuze, icyo wagezeho, bishobora kukuzanira intambara. Ubwo rero ibintu ni bibiri. Umuntu ashobora guhitamo gutinya izo ntambara akicecekera, cyangwa se agahitamo kwakira izo ntambara akavuga, ariko agakomeza abandi nabo bameze nkawe. Nuko biba bimeze
haba harimo inyungu, ariko haba harimo n'urundi ruhande ruba rurimo intambara. urakoze cyane Misago, ntabwo bidukundiye ko ikiganiro cyacu tugikora ngo kibe kirekire, ahubwo twabwiraga abantu ko ubu noneho dufitanye umwanya uhagije wo kuvuga Imana mu buryo burambuye cyane rwose. reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Reka dusenge Imana kandi dushimira n'abakunzi bacu twari turi kumwe, tunabasaba rwose kujya bagaragaza muri komenti ko babana natwe umunsi ku munsi, kandi bakajya banasangiza n'ubutumwa bwiza bagenzi babo batabashije kububona. Turagushimiye Mana yacu kandi turaguhimbaje, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Wari umwanya twari tubonye wo kuba kuri kamera kugira ngo dusangire ijambo, dusangire ibitekerezo n'abakunzi bacu. Tubasabiye rero umugisha babanye natwe muri iki kiganiro, kandi ukomeze natwe dushyigikire, uduhe kwigira imbere mu mpande zose, kuzagera ku rwego umubisha wacu azajya mwarwa abuze icyo aturega n'icyo adushinja. Urakoze kuko uri kumwe natwe kandi uzakomeza kudushyigikira. Icyoro nigikomeze kibi cyo muri byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Umuntu yakenera kukuvugisha, yakenera ko mwasengana, ndagira ngo utambutse nimero ya telefone. Biroroshye cyane, ni kontakite zange ni 0784 ni nimero zoroshye, 52 47 0784 urakoze cyane. Kandi twibutsa abantu ko Alfred Misago ushobora kumusanga kuri YouTube channel yitwa Abimukira TV. Abimukira TV. Kore subscribe rwose kabisa, ndetse na comment cyane rwose. Dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza. Amen, amen.